Bakunze bakunda ubuzima Health Care turabasuhuje nkuko mubizi dukunda kubagezaho ku biganiro bivuga ku buzima bwo kwirinda dukoresheje imiti ikomoka ku bimera kandi twivura dukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Aka kanya tugiye kubaganirira ku nyunganiramirire cyangwa se produit yitwa Prostate Sure cyangwa se Prostate Care. Tunabaganirira ku bimenyetso bifata inyama yitwa prostate ku bagabo. Rero aka kanya reka manze mbabwire ibimenyetso biranga umuntu urwaye prostate. Icyambere umuntu urwaye prostate ni ukuribwa umugongo wo hasi, akumva aribwa, akumva mbese no kwicara biranga. Icyo ni ikimenyetso kiranga umuntu urwaye prostate. Ikimenyetso cya kabiri kiranga umurwayi prostate nuko yihagarika kenshi mu ijoro, byibuze akihagarika inshuro zirenze 4. Umuntu abarwayi uburwayi bwa prostate. Ikimenyetso cya gatatu kiranga umuntu urwaye prostate nukwihagarika inkari zigatinda kuza. Icyo gihe uburwayi bwa prostate. Ikimenyetso cya kane ni ukwihagarika inkari zikaza zivanze n'amaraso. Uwo muntu afite uburwayi bwa prostate. Ikimenyetso cya gatanu ni ukwihagarika bivanze no kuribwa, ukaribwa cyane, mbese ukaribwa cyane. Icyo gihe iyo uhagarika kandi kumva uribwa, icyo gihe uba ufite uburwayi bwa prostate. Ikimenyetso cya gatandatu nuko ushobora kwihagarika ukihagarika byibuze iminota 3. Bakugobye kwihagarika hagati y'amasegonda 45 n'umunota umwe bikaba birangiye kandi inka zigashiramo kumva kwihagaritse neza. Icyo gihe watangiye kumva ibimenyetso byo kwihagarika inka zikazitinze ziruhanyije, icyo gihe uburwayi prostate ugana muganga ubifitiye ububasha akareba ko prostate yawe imeze neza itarwaye. Ikimenyetso cya karindwi ni ukubona prostate yabyimbye cyane, yabyimbye mbese birenze uko wari uyizi. Icyo gihe watangiye kubona ko prostate yabyimbye, gerageza kujya kwa muganga arebe ko prostate yawe ari nzima cyangwa se hari ubundi burwayi bwayatatse. Jya kwa muganga gufasha icyo gihe urwaye prostate. Ikimenyetso cya 8 ni ugukora raporo sexuelle, ukayikora biruhanyije ndetse ukanarangiza vuba. Icyo gihe gana muganga ubifitiye ububasha nabwo arebe ko uburwayi bwa prostate butakwatatse. Nusanga ufite uburwayi aguha imiti igufasha kugira ngo ukire vuba. Ikimenyetso cya 9 ni ukuribwa ku mutwe w'igitsina, kumva hokerwa impande zacyo, hokerwa no mu kiziba kidahokerwa. Gana muganga ufitiye ububasha arebe ko utarwaye prostate. Kandi hari indwara zitera uburwayi bwa prostate nko kuba urwaye imburugu za trichomonas. Nabwo ibyo ni ibimenyetso bishobora gutuma byakwereka ko watangiye kurwara prostate, kuko akenshi na kenshi imburugu zirabitera, ama-infection prostatique arabitera, trichomonas zirabitera, imitezi irabitera, cyangwa se n'uburwayi butandukanye bushobora gufata urugingo cyangwa se inyama ya prostate. Inyama ya prostate ni inyama ifobagana, ifite murambaro wa 20 mm, irafobagana kandi gafobagana, ariko gafitiye umumaro munini abagabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Prostate yageze kuri etape ya 3 kuzamura kugeza kuri 4, dogiteri yabikubwiye ko yageze kuri etape ya 3 mu buryo bw'uburwayi, menya ko ubwo prostate iri kwangiza ubuzima bwawe. Menya ko uburwayi bwa prostate uri kwangiza prostate yawe. Rero nk'uko dusanzwe tubizi muri iyi minsi abagabo benshi ku isi barimo guhitanwa n'uburwayi bwa prostate batabizi,
kubera ko akenshi na kenshi ibimenyetso baba batabisobanukiwe. Mbibabwiye kugira ngo mubimenye, mubisobanukirwe ko prostate iri kwica abagabo benshi ni nk'isi ya none. Rero ahangaha muri Kunda Ubuzima Health Care, mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, twabazaniye umuti witwa Prostate Sure, ubyimbura prostate igihe yabyimbye, ukumira kanseri ya prostate n'igihe yabyimbye ukayibyimbura, waratangiye kugira ibimenyetso byo kwihagarika kenshi mu ijoro na prostate yabyimbye, no kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro, no kwihagarika ukaribwa, no kwihagarika kenshi mu ijoro, nongere mbisubiremo, no kumva uribwa ku mutwe w'igitsina gabo, no kumva udusabo tw'intanga twatangiye kubyimba, no kugira intangangabo z'ibihuwe, no kugira amasohoro yacitse amazi, no kumva uribwa umugongo wo hasi, no kwihagarika inkari zirimo amaraso cyangwa se zazanye amashyira, gana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tugufashe, tuguhe Prostate Sure, ikuvure, ukire neza, ugire ubuzima bwiza. Kandi umugabo wese ugeze ku myaka 35 gusubiza hejuru akeneye gukoresha calcium ferzen yo gufasha prostate gukora neza, by'umwihariko no gukoresha Prostate Sure cyangwa agakoresha Golden Haifa. Icyo gihe bimufasha kugira prostate nzima idafite uburwayi, kwihagarika neza, itari bw'umugongo wo hasi, utihagarika inkari zivanze n'amaraso cyangwa se amashyira, utaribwa, utihagarika kenshi mu ijoro, prostate itabyimbye, ufite impagarike n'ubugingo. Koresha iyi product yitwa Prostate Sure, ibigufashemo ukire, ugire ubuzima bwiza. Prostate bakunze kuvuga ko ari uruganda rw'intanga ndetse n'amasohoro, ariko binyuze mu dusabo tw'intanga bita testicule, nitwo bakunda kutuvuga, abenshi bakunda kutwita ngo ni amabya mu Kinyarwanda gisobanutse, ariko bitsinze mvuga ko ari udusabo tw'intanga, ariko mu Kinyarwanda gisobanutse ni amabya, ariyo bita testicule mu Gifaransa, mu ndimi z'amahanga. Rero igihe udusabo tw'intanga tutari gukora intanga n'amasohoro neza, ngwino mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tugufashe ugire ubuzima bwiza. Beta carotene irabishoboye, Prostate Sure irabishoboye, Golden Haifa irabishoboye, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugire impagarike n'ubugingo. Njya nkunda kugera ku bitaro bimwe na bimwe nkabona abagabo barwaye prostate, bikambabaza cyane bitewe no kuba batamenye ibyo bimenyetso. Reka nongere mbisubiremo. Ikimenyetso cya mbere ni ukwihagarika kenshi mu ijoro inshuro zirenze 3 cyangwa 4. Icya kabiri ni ukwihagarika inkari zivanze n'amaraso. Icya gatatu ni ukujya kwihagarika inkari zigatinda kuza. Icya kane ni ukwihagarika ukababara, kunyara ukababara cyane cyane cyane. Icya gatanu ni ukuba wumva prostate yawe yabyimbye. Icya gatandatu ni ukubabara mu mugongo wo hasi, urutirigongo rwo hasi ukumva ubabara. Icya karindwi ni ukugira uburyaryate ku mutwe w'igitsina gabo. Icya munani cyangwa se icya karindwi, nanone nsubiye inyuma gatoya, ni uko umuntu watangiye kuribwa ku mutwe w'igitsina gabo, nabwo ni ibibazo yakwihutira kugana ivuriro rifite ububasha bikamufasha kugira ngo barebe ko prostate itarwaye. Icya munani ni ugukora procedure bikanga. Icya cyenda ni ukugira prostate yabaye inflammée. Icya cumi ni ukurangiza ukarangiza ibifuro. Icya cumi na kimwe by'umwihariko ni uko uba urwaye kanseri. Icya cumi na kabiri ni ukuba urwaye imburugu, urwaye imitezi
cyangwa se amatrichomonase n'amayinfegisiyo prostatike. Icya 13 ni ukwicara bikakubana ibindi bibazo. Ukimara kubona ko ibyo bimenyetso ubyifitemo, gana ivuriro ribifite ububasha bagufashe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Nyiri kuvuga ku burwayi bwa prostate, hari ibintu umugabo agomba kwirinda kugira ngo atarwara prostate. Dutanga n'inama nziza ku mirire. Umugabo wese ahava akagera yirinda kurya amafiriti menshi kuko biri mu bintu bigira uruhare mu kwangiza prostate. Kunywa inzoga nyinshi n'itabi byangiza prostate. Kunywa amata menshi y'inshyushyu igihe kirekire byangiza prostate. Kurya brochette nyinshi byangiza prostate. Kujya ahantu hashyuha cyane nk'ahantu bakunda kuba bagera amatanura y'umuriro, ahantu bakunda kota umuriro, ibyo bintu byangiza prostate. Ikindi, masturbation, kwikinisha byangiza prostate. By'umwihariko ukimara kumva ibi mvuze ugomba kubyirinda byanga byakunda kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugire prostate nzima. Ndetse no gukora prosexuelle kenshi byangiza prostate, nubwo rimwe na rimwe gukora prosexuelle inshuro ziringaniye byuze nka 3 mu cyumweru bituma prostate imera neza, bikakurinda uburwayi bwa prostate. Ariko kubikora buri gihe no guhera kwa mbere kugeza kwa 6 byangiza prostate. Ni ngombwa ko ukoresha Prostate Sure Golden Haifa kugira ngo ugire ubuzima bwiza, cyangwa se Golden 6 cyangwa Kafezi Calcium Zinc. Gana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, tugufite inyunganiramirire zizewe ku ruhando mpuzamahanga, zihabwa ubuzanige n'ikigo FDA cy'Abanyamerika, Food and Drugs Administration, ndetse n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, n'ikigo Halal cy'Abayisilamu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa ko bidashobora kwangiza ubuzima bwa muntu. Ukeneye adresse yacu ni 078 56 86 68 cyangwa 0783 65 Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Channel yacu ni Kunda Ubuzima Health Care, ni Kunda Ubuzima Health Care niyo channel yacu. Kuri Facebook naho wandikaho Kunda Ubuzima Health Care. Ku mbuga nkoranyambaga hose wahasanga ivuriro ryacu. Kunda Ubuzima Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.